Ibi ni ingenzi kuba wabimenya niba ukunda My Heart by'ukuri. Weho ukunda My Heart rero turabizi neza ko muyikunda muri benshi iyi filime. Tubanze kubasuhuza aho mwaba muherereye hose, haba mu mpande enye z'igihugu, ubwo ni mu majyepfo, mu majyaruguru, y'Iburasirazuba n'Iburengerazuba. Nanone kandi dusuhuze abantu batwumvira hanze y'igihugu, cyane cyane mu Burundi, mwumve mumeze neza. Ikiganiro rero tuje kubahereza agatangazo ndetse tuje kubasaba n'ikintu kugira ngo My Heart irusheho kuryoha, kandi tumanje kuba twababwira ko My Heart igiye kuza. Twamaze kuba twayitegura kandi twasabye uburenganzira bwo kuyisohora. Ejo murabona My Heart, niyo mpamvu rero nje kugira ngo tuganire, kugira ngo muduhereze ibitekerezo kw'ibi bintu bikurikira. Mbere na mbere rero ndagira ngo buri muntu wese unkurikiye amanze akore subscribe akande like kw'iyi video, kubera urukundo My Heart yagiye idutoza. Nzi neza ko ibyo bintu kubikora byoroshe. Abantu mukunda My Heart rero murabizi neza ko hari kese zagiye ziba muri My Heart, ariko episode ikaba yararangiye zitarangiye, mbese zidasobanutse. Izo kese rero nizo mugiye gutangaho ibitekerezo, maze ibyo bitekerezo aba ari byo duheraho twubaka My Heart mukunze kandi mwishimiye. Ngira ngo mwabonye yuko uwitwa Suzy yabeshe umugabo we ko nta kindi kintu yaba yaramukinze. Gusa turabizi neza ko uyu nguyu Suzy afite ibanga abitse yuko hari umwana afite utari uwo wa Adolphe umugabo we. Ese uri Suzy ahangaha wakora iki? Ese wavuga ibi ngibi cyangwa se wakomeza ukabibika? None se nihe nama wagira Suzy ukomerewe bigeze ahangaha? Tugiye nanone turasanga kese ikomeje kugarukamo cyane, ari kese ya Willy ndetse na Kelly no bita Chris. Kelly amaze iminsi mu cyumba biri kumuviramo n'uburwayi. Kuri ubu ngubu rero Chris nawe birasa nkaho atangiye gucika intege. Ese nihe nama wagira Chris? Nihe nama wagira Kelly? Ubundi se Chris inama wamugira nuko yavuga ibi bintu akavuga ko abitse Kelly katangiye kunanirwa, cyangwa se nuko yabireka? None se uri Chris ahangaha wakora iki? Nanone kandi tugiye ku yindi kese turasangaho kese y'uwo bita Gadi ndetse n'umusheri we witwa Julia. Kuri ubu ngubu ntabwo babanye neza, kubera ko uwitwa Gadi yamaze kuba yabesha Julia yuko buri kintu cyose, nta kintu na kimwe cyabatandukanye cyangwa se cyatuma batabana. Gusa Gadi ibi byose yabimubwiye kugira ngo amwikure mu maso, dore ko Gadi yavuze ko atabana n'umukobwa utabyara cyangwa se ngo abe yakoresha ubundi buryo bw'ikoranabuhanga kugira ngo abone umwana. Kuri ubu ngubu rero Julia biramuhangayikishije. Ese ibi bintu Gadi ari gukora ni amafuti cyangwa ntabwo ari amafuti? Niye nama wagira Gadi? Rero usibye no kuri izi ngingo, buri muntu wese ufite igitekerezo haba inyunganizi agitange kugira ngo tuzahereho tubahereza episode yihuta. Ese ni uruhe rukundo nabahe bantu kuri ubu ngubu batari gukundana mwumva mushaka kugira ngo twongere tubagarure bakundana? Ibyo bintu rero mugende mubitangeho ibitekerezo. Ese ni uwuhe mukinnyi mukumbuye kugira ngo nawe tumugarure, dore ko kuri ubu ngubu abakinnyi batagikina ari benshi? Mukomeze musengere rero uwitwa Daddy ya Kiramani. Kuri ubu ngubu ari mu bihe bitoroshe, ngira ngo abagiye mubibona ku mbuga nkoranyambaga, abantu bagiye bamwiha bamuvuga nabi. Ibyo byose rero ni ibintu biri gutuma acika intege. Gusa nanone kubw'amashengesho yanyu Daddy aracyakomeye, arabizeye. Mukore subscribe tuzongere duhure nyuma ya episode igiye kuza.